ubundi kera ibintu byari byoroshye ntago ari nk'ubu ngubu. Wasangaga kugira ngo ube umuntu urenze, ube umuntu nkenerwa, yaba mu gusaba akazi, yaba mu kugaragara nk'umuntu uzi ibintu byinshi, nk'umuntu ukomeye muri sosiyete, byasabaga gusa revo yawe y'amashuri ndetse amasomo wize ukaba uzi kuyapurika neza. Kandi koko birumvikana, ikizame bashyira hariya ugikubita, ibitabo bya fizike, imibare, biyoloji, kontabilite, bitewe n'ishami wize, bitewe n'icyo wakurikiranye, ibyo byonyine byari bihagije kugira ngo ube umuntu urenze, ubone akazi, ugire ubuzima bwiza, ahantu uca hose bagukomera amashyi bavuga ati yararenze. Mbese barebaga ibintu biri akademike gusa, byabaga bihagije kugira ngo ube uri umuntu urenze muri sosiyete mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nyamara ubu ngubu haje iterambere, haje ibintu byinshi, haza ama AI abyivangamo, ku buryo usanga ibyo ngibyo uvuga ngo wabyize neza, urabizi, warabyize, urabinononsora, uko wabikora kose ntago warusha artificial intelligence. Hivangamo ubundi buryo bwo gukora ibintu mu buryo bworoshye, hahandi usanga n'isi ifite ikibazo, bavuga bati se mu minsi izaza ko abantu benshi bagiye kubura akazi, ibintu bizagenda bite? Ibyo ngibyo rero bituma twibaza muri ino minsi, tukavuga tuti ese ubundi umuntu urenze muri sosiyete ni umuntu umeze ute? Bikatugeza kuri ibi bintu 10 ngiye kukubwira wakabaye kuba wujuje muri ino minsi, muri isi tugezemo, akaba ari bwo uvuga ngo uri umuntu urenze, uri umuntu wakwitabazwa muri sosiyete. Ntago ari bigendanye n'amashuri gusa, ndetse nuza kwitegereza neza urasanga muri iyi minsi y'ubu ngubu abantu bari kwitwara neza, abantu bari gukora ibihambaye, abantu bari kugendana n'isi 5 kuri 5, ni abantu bafite ibi bintu bikurikira. Byumve neza nawe wishyire ku munzani uvuge ati ese ubundi mpagaze hehe? Noneho rero bikaba akarusho niba ufite imyaka muri 20, muri 30, igira hino utera agatebe, kuko tugukeneye wujuje ibi bintu bikurikira. Nibwo ugomba kuba uri umuntu urenze, uzabasha guhangana n'ubuzima buri hanze ahangaha, ukagira icyo ugeraho mu buzima. Ukora na subscribe niba utarayikora, dukomeza. Isomo rya mbere uba ukwiye kongera mu byo wize, ibyo waba warize byose, ibyo waba warakurikiranye byose mu masegonderi, kaminuza, gerekaho n'isomo ryo kumenya abantu. Menya ukuntu abantu batekereza, umenye uti ese kuki abantu batekereza gutya, ese ni iyihe mpamvu baba bashaka gukora gutya, kuki se bagenda bafata imyanzuro imeze gutya mu buryo bugiye bitandukanye. Ibyo byose ugenda ubimenye. Burya isomo ryo kumenya abantu riragufasha cyane, kuko umuntu muhuye umenya ukuntu mutwara, umenya uwo ari we, uramwitegereza mu buryo bworoshye, ugahita umenya uburyo mu managinga, bikakorohera. Niba ari nk'ikintu wenda ari nka serivisi ushaka kwa guha, cyangwa se ukeneye communication yawe nawe, uhita ubona ahantu muhera, ukabona uburyo bwose uri bwitware. Buriya hari abantu babayeho adashaka kumenya uko abandi bameze, akumva ko gusa yiringiye ngo ibyo yize, ngo yiringiye fizike na shimi. Ibyo bintu muri isi ya none biragoye cyane. Ni byiza ko wongeraho amasomo yo kumenya abantu, ukajya umenya uburyo witwara ku bantu bagiye batandukanye. Ni hahandi iyo uzi imitekerereze y'abantu uzabona aho unyuze hose bavuga ngo uyu muntu ni umwana mwiza, bati kanaka ni umwana mwiza, kandi wenda nta n'ibintu bihambaye ukora, nta n'amagambo menshi ujya uvuga, ahubwo ari uko gusa uzi uko witwara kuri buri muntu, bitewe n'ikigero arimo, bitewe na level ya education ye, cyangwa se bitewe nuko icyiciro arimo, ni umwana se, ni umuntu mukuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero birafasha cyane kumenya abantu, ukagerageza kumenya imitekerereze y'abantu. Ikintu cya kabiri, wimara gukora ikizamini cya nyuma ngo wumve ko byose birangiye, ngo uragraduatinze, ibintu birarangiye, ubwo nta kindi ugomba kwiga, ariya ni amakosa akomeye cyane. Ahubwo jya ubifata nkaho kwiga aribwo bitangiye. Tangira usome ibitabo bigiye bitandukanye, widokimante ku bigendanye n'amafaranga. Ese bakora business gute? Ni gute amafaranga wayinjiza? Ni gute amafaranga yunguka? Utuntu nk'utwo ngutwo. Ugasanga uraho ufite icyiciro cya 2 muri kaminuza, ariko ntago uzi ibintu bigendanye
umuntu akubajije ati se biriya bintu njya numva ngo byo kugura imigabane mu makampani biriya bintu bikora bite, ugasanga nta gitekerezo ufiteho, ngo ntabwo wize ekonomi cyangwa bizinesi ngo wiyigiye ibigendanye n'ubukerarugendo. uba ugomba kumenya ibintu byinshi rero, ukamenya n'uburyo isi ikoramo. Amasomo menshi ukajya uyafata, ugasoma ibitabo byinshi, ukagenda mbese ugenda wiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Icya gatatu rero, masitaringa ikintu bita communication. Iki kintu nkora nkibabwira, buriya kwiga cyane ukaba umuhanga ukaminuza mu biki byose ntabwo biba bihagije mu gihe udafite icyo bita communication skills, udafite ubuhanga mu bigendanye no kwinteractinga n'abantu, utazi uburyo ushobora gutanga igitekerezo cyawe mu bantu ngo cyumvikane, utazi uburyo wavuga neza mu ruhame cyangwa se ngo ubwire abantu ubakonvenke, ubumvishe icyo ushaka kubabwira, nta confidence ufite cyangwa se kwigirira icyizere biri hasi, cyangwa se ngo ubutazi kuganira, gutera story. Hari igihe bijya biba ngombwa buriya umuntu wize, hari igihe biba ngombwa ko atera story agasetsa abantu bakajya bumva bashaka kumutega amatwi. Utuntu nk'utwo uba ugomba kutumenya, ni ingenzi cyane. Icya kane, reka mbitsindagire neza, uba ugomba kumenya uko amafaranga akora, uba ugomba kumenya uko amafaranga yinjira, uko bakoresha amafaranga. Icya mbere, uba ugomba kubanza kwiga gusevinga, kwizigama, ukiga kwinvestinga cyangwa se uburyo washora imari, ukamenya uko bakora business. Kandi ibi ngibi ntabwo bisaba kuba warize ngo business cyangwa entrepreneurship cyangwa finance cyangwa se ya masomo n'ubundi afite ahuriye n'amafaranga. Oya, icyo waba waraminuje cyose, icyo waba warize cyose, aya masomo ugomba kuyamenya, kuko icyo wakora cyose, ibyo waba warize byose n'ubundi birangira uri ufite amafaranga. Iyo utazi rero uko bakoresha amafaranga, iyo utazi uburyo amafaranga yabyara andi, iyo utazi ko tuntu two gusevinga, utazi ahantu amafaranga wayabika heza ashobora kuzunguka, wenda ngo uvuge ngo ubuse ngura ikibanza, ese bukizanyungukira mu minsi iri imbere, ubuse nyagushore mu migabane mu makampani. Mbese utwo tuntu twose tw'ahantu ugomba gusevinga amafaranga yawe, cyangwa se ahantu amafaranga ugomba kuyashyira akabyara andi. Mwa bantu mwe noneho by'umwihariko mwebwe mufite imyaka muri 20, muri 30, ibi bintu iyo utabizi uzabyicuza nugera muri myaka 50. Kuko niba mureba neza, niba mucunga neza, nkatwe tuba tugeze mu myaka 40-50, tuba tuvuga tuti nyamuneka iyo mu myaka yanjye 25 ibintu bigihendutse, nari mfite amafaranga, nigeze kubona amafaranga 100,000, kandi icyo gihe yari menshi, nari kuba naraguzemo ikintu. Iyo nza kuguramo icyo kintu icyo gihe, ubu ngubu nanjye mba ndi umukire, mba ndi umuherwe. Ariko ubu ngubu tuba tubyicuza kuba tutaragize ubwo bwenge mbere, tugifite mu myaka nk'iyanyu ya za 30, ya 20. Nicyo gihe rero ngo ibyo twe tutakoze neza, bana bacu ni mu bikosore ibintu bigishoboka. Burya kugira ubumenyi ku bigendanye n'amafaranga cyangwa se financial knowledge biguha amahitamo menshi mu buzima. Aka kantu mukabika ahantu. Ubumenyi bwa gatanu uba ugomba kumenya, ugomba kugira umuco wo gutekereza, ugafata umwanya ugatekereza, kandi ukajya ubikora nk'umuco. Ukajya ufata umwanya ukamedita, telefone ku ruhande, ibindi ku ruhande, ukabanza ugaturisha ubuzima bwawe. Buriya muri kiriya gihe nibwo ubona ibitekerezo, nibwo ubona amayida akisukiranya, ukabona amakosa wakoze umunsi wose cyangwa se igihe runaka, ukavuga uti aya makosa reka nyakosore kuko ibi bintu nta hantu bizangeza. Cyangwa se ukabona hari ibintu wakoze neza, ukavuga uti hano hantu ahangaha ni good, ahangaha ibi ngibi reka nongera imbaraga. Ibyo byose rero biva mu gutekereza. Hari abantu bibera mu kavuyo, niba atari kuri telefone ari mu kazi, niba atari mu kazi yagiye muri weekend, ibintu byaryoshye ku buryo n'icyumweru cyose gishobora gushira adafashe umwanya ngo yitekerezeho. Kiriya gihe nta hantu ubugana. Ubundi abahanga batubwira ko mbere yo kuryama, ibintu byose ubirangije, fata umwanya utekereze, upange gahunda zawe z'ejo, kuko buriya ngo kirazira
kuryama udafite gahunda, utararanye gahunda y'ibintu uzakora ejo, bituma ubyukira mu kavuyo, ukabyuka nta kintu kizima uri bukore, ndetse ubwo n'umunsi wawe ukurikiyeho ukagenda nabi. Fata umwanya ushyire ibitekerezo byawe ku murongo, intego zawe uzishyire imbere, uzishyire ndetse no ku murongo, uzajya kubona ubona ibintu byose birimo birikora kimwe ku kindi. Kandi cyane cyane ujye wibanda ku mahitamo yawe, jya ukora ibintu ugendeye ku mahitamo yawe. Niyo wagisha inama abantu bakakugira inama, yego nibyo, ariko umwanzuro ni wowe uba ugomba kuwufata w'ibyo wishimiye, w'ibyo ushaka, kuko bituma ubikora bitagusabye gukora iyo bwabaga. Ikintu cya gatandatu mpisemo kukivuga ukwacyo. Ntuzigere wibagirwa kwiga ibintu bigendanye na tekinoloji. Uri kubona ahantu iyi si igeze, ugasanga wize ibindi bintu ariko bitaguhuza cyane cyane na tekinolojiya. Mumbabarire, na tekinoloji. Ibaze ko hari umuntu usanga yarize rwose yaraminuje, ariko ugasanga gukora kuri laptop ngo abe yajya nko muri Microsoft Word yandikemo akantu, ukabona ni intambara, ngo byose azayibaza ChatGPT. Dore ko ChatGPT yagowe. Cyangwa se nayo ugasanga nta nubwo azi kwinabaho, nta nubwo azi kuyibaza, ntago azi aho isi igeze. Ndakubwiza ukuri, niba uri aho ngaho utarimo wihuza naho isi iri kugana, kuko nimwitegereza neza murabona ibintu byose dusigaye dukora biri digital. Uragenda nk'ahantu, wajya nko mu nyubako, ukavuga uti ndakanda hehe esanseri imanuke, ukabona biragucanze. Ugasanga uri kwirwa ureba ibi video bigushuka, bikubeshya, utazi ko ari na AI yabikoze, uzi ngo ni ibintu biri aho bisanzwe, ukaba utabasha kuvumbura ko ari ibi video bya AI, ari AI yabikoze. Ni byiza rero kujya twisanisha n'aho isi igeze, twibanda cyane cyane kwiga imikorere y'ibi bintu turimo turagenda tuganamo biri mu isi yacu nshya muri iki kinyejana, hato utazasanga uri muraseba hari ibintu udasobanukiwe kandi ugakwiye kubizi. Ntago njya muri detail cyane kuko namwe murabizi, mugenda muhura n'utuntu twinshi twahindutse, harimo utuntu tw'udukoryo nyine, ku buryo tukugaragaza waba nta gitekerezo usanzwe bifiteho, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Icya karindwi, gerageza kwagura isi yawe. Wiba ahantu hamwe, wikwifungira mu kantu gato. Gerageza nk'umuntu wize, cyangwa se niyo waba utarize, gerageza expanding isi yawe. Ahangaha ni hahandi uba ugomba guhura n'abandi bantu, ukinteractinga n'abantu, ukagerageza guhura n'abantu mukaganira, mukungurana ibitekerezo, cyane cyane ariko babandi ubona n'ubundi bafite ikintu bakungura. Buriya baravuga ngo nuba uri ahantu ukabona ni wowe ufite ijambo, ukabona ni wowe ufite icyo kuvuga, ukabona ni wowe ufite ibitekerezo birenze, buriya ntukishime ngo uvuge ngo aba bantu ndabafite, ngo hano hantu niho nkwiye kuba ndi. Reka buriya uba wayobye. Ubundi ahantu uba ugomba kuba uri ni hantu bavuga ibintu utazi, ba bantu bafite ibintu bakungura nyine utazi, uba ukeneye gutega amatwi ukumva. Nibishoboka kandi ujye utarasa, utembere, ujye kureba ibibera hanze, wunguke ubumenyi bushyashya. Buriya ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ni ubuki? Munyandikire muri komenti mumbwira ari ubuki. Namwe mutazamera nka wa mwana wumvishe mama we arimo arivugisha ngo burije pe. Umwana aramubaza ngo ese mama ni ubuki? Buriya gutera imbere bitangirira cyane cyane kurenga hahandi ya zone yawe uba wumva utujemo, uri comfortable. Iyo uyirenze ukajya hirya ku ruhande, nibwo iterambere ritangira. Ikintu cya munani rero, nyamuneka jya ukontorora amarangamutima yawe. Mu gihe utari wa muntu ukontorora amarangamutima ye, akarakazwa n'ubusa, yahura n'ikintu, reaction iye igahita igaragarira buri wese, utazi kwikaruma, nta discipline, ntaki, umuntu aguprovoka akantu gato ukaba ibintu byose urabizambaguje, icyo gihe buriya bagusomye mu mutwe. Jya wiga kwikaruma muri situation iyo ari yo yose, umenye ko ikintu ugomba gukora icyo ari cyo cyose ubwo utagomba kugikoreshwa n'amarangamutima, uba ugomba gutuzamo gake, ugatekereza icyo gukora kitari butume wiyandagaza, wisebya aho ngaho ngo ibintu bibe bibi kurushaho.
ikintu cya 9 ni ikintu gikomeye cyane. Buriya nutsindwa nukora ibintu bikanga ntago uba ugomba kumanika amaboko, ahubwo ikintu kiba ugomba gukora ni ukwigira muri uko gutsindwa kwawe. Uretse ko buriya abahanga bavuga ko ntago ari ngombwa buri gihe ngo uzigire mu gutsindwa kwawe, ahubwo no gutsindwa kw'abandi nawe buriya babikwiye kugusigira isomo, ukagira isomo bikuramo, atari ngombwa ngo uzigire mu gutsindwa kwawe. Uba ugomba guhatana mpaka ibintu bikoze. Uko wajya hasi kose, ikibazo ntago aba ari uko ugiye hasi, abantu benshi bibabaho, ahubwo iyo utsinzwe ukaguma hasi ntukomeze kugerageza, buriya niyo aba ari inkuru, nicyo kiba cyabaye ikibazo. Ikintu cya 10 rero, cunga ibyo ugaburira ubwonko bwawe. Rinda ubwonko bwawe, rinda mu mutwe hawe uko bishoboka kose. Burya ngo wowe cyangwa mindset yawe, uko ubayeho, imyumvire yawe bigenwa n'ibyo ubona, n'ibyo ukunda kureba cyane, ibyo ukunda kumva cyane, wabihaye umwanya cyane, ndetse n'ibyo witaho. Ugasanga wirwa kuri social media wirebera amatiku gusa, ngo uyu nguyu yavuze ngo Miss niki, ngo undi nawe ngo ahita zaramushishura. Ibyo bintu byo gushishura byanyu nako ngo ntago ari ugushishura, ngo nukubaga, ngo ahita zaramubaga, ngo ubwo ni kwa kundi nyine uza nyine ugasereza umuntu ku ma social media. Nabonye imihanda basigaye bavuga ngo nukumubaga. Ugasanga urirwa muri ibyo ngibyo amasaha ngahe, umunsi ugashira, menya ngo nawe nta kindi uzakuramo uretse kuzajya ubaga abantu. Ugasanga wirwana na bagenzi bawe, nta kandi kazi, mwirwa muvuga ngo kanaka ngo ku kazi ngo bimeze bitya, ngo baramwirukanye, ngo iwe ngo dore mu rugo ngo ibintu ngo byaracitse. Nganyumvira ibyo bintu urabiha umwanya ngo bimara iki? Ko ahubwo wakabaye kuba ufata umwanya wawe ukora ibintu bifite akamaro. Mwarubyiruko mwe rwo mu myaka 20, 30, nimwe ndi kubwira, kuko navuze ko ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi kiri bwibande muri iyo myaka, muri iyo range 20 na 30 na. Mbabwira nti buriya ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukubaka imitekerereze iteye imbere. Ibyo ngibyo nibyo bizakuremera amahirwe ahazaza kurusha uko mwahera mu bintu byo gushaka amafaranga. Nabyo nibyo, ariko buri ikintu cya mbere ni ukubaka imyumvire iteye imbere, imyumvire y'abantu bakuze, imyumvire y'umuntu uri kuri standard muri iki kinyejana. Kandi ikintu cyose wakora udakoze subscribe kuri iyi channel Ibanga Entertainment, menya ngo waba wibagiwe ikintu cy'ingenzi cyane. Ciao, bye bye, reka duhure mu biganiro byacu bikurikiye.